Tubahe ikaze kuri YouTube channel Mwami Media TV bakunzi bacu nk'ibisanzwe muri isanga mushimirwa uruhare rwanyu. Uwo tujye kugarukaho uyu munsi mu kiganiro cyacu no wari umwami akaba n'intwari y'imena y'u Rwanda. Yashyizwe mu ntwari z'u Rwanda mu cyiciro cy'imena kubera ibikorwa bijyanye no guca ubuhake, kurwanya ubukoroni, amacakubiri n'ubukene. Yatanze ku itariki ya 25 Nyakanga mu mwaka wa 1959 aguye Bujumbura mu Burundi. Atabarizwa imwima na Mushirarungu mu karere ka Nyanza ku wa 8 Nyakanga 1959. Nyuma y'inkuru zinyuranye twari tumaze iminsi tubagezaho ahanini zigaruka ku mateka n'umuco by'u Rwanda, bamwe mu bakunzi ba Mwami Media TV badusabye ko twabikomeza. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi twabateguriye byinshi ku mateka ya Mutara wa gatatu Rudahigwa kuko hari benshi bakeneye kuyamenya. Ngeri Ndayisenga Claude Mwami. Ese ubundi Mutara wa gatatu Rudahigwa ni muntu ki? Twabateguriye iki kiganiro twifashishije inkuru yakozwe na Kigali Today ivuga ku mateka ye yanditswe ku ya 30 Mutarama mu mwaka ushize. Twifashishije kandi igitabo kirimo ubushakashatsi bwakozwe n'inteko y'umuco mu mwaka wa 2022. Tubahaye ikaze. Rudahigwa rero ahantu navuga yagaragarije ubutwari bwa mbere nuko abandi bagiye mu bazungu bahera ko bahabwa imirimo y'ubukarane bategura kuzagabana imisozi. We yaraje akorera se muri iryo totezwa rya Musinga, we yahisemo kuza kumuba hafi no kumwandikira, kumugisha kwandika, kumusemurira n'ibindi nk'ibyo. Barakorana kuva muri 24 kugera muri 7. Ubwo Musinga aramubwira ati mwana waje wirekura u Rwanda kuko byibura Abanyarwanda bazagenda bamenyera bari abantu ariko uhari uri hagati ya bombi. Wa mbere yabashije kuvuga no gukuraho icyo bita ikiboko, gukora abantu bakubitwa. Noneho rero guhera mu 1950 Rudahigwa atangira inkundura byo gushaka kwiburezi butera imbere abana b'u Rwanda bakiga. Ikintu yakoze cya mbere yashyizeho ikigega bitaga Mutara cyo guteza imbere uburezi. Muri uwo mwaka ni nabwo yashinze ishuri ribanza ry'abayisilamu aho bita ku Ntwari hari Nyamirambo mu murenge wa Rwezamenyo. 1954 nibwo Rudahigwa noneho yakoze akaminura muhini akuraho ubuhake. Rudahigwa yavukiye Nyanza muri Werurwe mu mwaka wa 1911 akaba mwene Yuhi wa gatanu Musinga na Kankazi waje kubatizwa Radegonde. Rudahigwa niwe mwana w'imfura ya Yuhi wa gatanu Musinga. Yamubyaranye n'umwamikazi Radegonde Nyiramavugo Kankazi umukobwa wa Mbanzabigwi. Rudahigwa yimye ingoma ku wa 16 Ugushyingo 1931. Yimi Nyanza yimikwa na Bwana Charles Bowizine, umubirigi wari guverineri wa Rwanda Urundi. Yatangiye kwiga mu ishuri ry'abana b'abatware ryari Nyanza akiri muto mu 1919 arangiza mu 1923. Akirangiza kwiga yabaye umunyamabanga wa se. Muri icyo gihe ababirigi bari baratangiye kunyaga Musinga, bumwe mu bubasha umwami w'u Rwanda yagiraga bwatumaga agira igitinyiro mu batware ndetse no muri rubanda. Ububasha bukomeye bari baramunyagize bwari ubwo kwica no gukiza. Bikaba byari byaratumye abatware bamwe batakimwubaha ahubwo bumvikana cyane n'abazungu kuko babonaga ari bo bakomeye. Mu batware batari bacyumvikana na Musinga harimo Kayondo musaza wa Kankazi. Kayondo yinginze mwishywa we Rudahigwa ngo nawe yitandukanye na Musinga, ariko Rudahigwa arabyanga mukomeraho. Uyu Kayondo yari nyirarume wa Rudahigwa. Uko kwinangira byarakaje nyirarume bituma munyaga inka, ibikingi n'abagaragura yaramugabiye. Ku itariki ya 7 Nyakanga 1929 ababirigi bagize Rudahigwa umutware wa Nduga na Marangara kugira ngo bamukure iruhande rwa Musinga. Misiyoni ya Kabgayi nayo yari iri mu Marangara kandi niho hari icyicaro cya Musenyeri Leo Classe. Bari bizeye ko azahindura Rudahigwa bidasubirwaho nta mwiyegereza. Niko ko rero akibana na Sinyanza yari yaranze kwiga gatigisimu ariko ageze mu Marangara yemera kuyiga. Abakoroni bafatanyije n'abamisiyoneri bakuye ku ngoma umwami Musinga bimika Rudahigwa.
akimara gucibwa rero i Cyangugu niho Musinga yabaye igihe gito mbere yo kujya muri Kongo, ari naho yaguye. Amaze kwirukanwa mu Rwanda n'abakoloni b'Ababiligi kubera kwanga kuyoboka amategeko yabo. Rudahigwa wimye ingoma ku ya 16 Ugushyingo 1931 nyuma y'iminsi 4 baciye se ku ngoma. Uko uyu wa gatanu Musinga bamuciye mu gihugu ku itariki ya 12 Ugushyingo 1931. Yimiye Nyanza, yimikwa na Bwana Charles Voisine, Umubirigi wari guverineri wa Rwanda Urundi. Uyu mwami yategetse u Rwanda mu bihe biruhanyije. Banze ko ingoma z'ingabe zirimo Karinga yazirutaga zikoreshwa mu mihango yo kumwimika, ndetse banga ko na nyina ahitaho umugabekazi kuko byagombaga kugenda. Babyanze kubera impungenge bari bafite, batinya ko Kankazi yazarusha ijambo umuhungu we mu miyoborere y'igihugu nk'uko Kanjogera yari yararirushije Musinga. Nyuma bamaze kugenzura ko nta kibazo yaba giteje, niho bemeye ko Kankazi abo mugabekazi yitwa Nyiramavugo wa gatatu Kankazi Ladegonde. Icyo gihe bari bamaze kumwubakira inzu azabamo kure y'umuhungu we Ishyogwe kugira ngo atazajya amugira inama. Ingoro ye imaze kuzura mu Rukari mu 1932, Rudahigwa yayirongoreyemo Nyiramakomari w'Umugesera ku ya 15 Ukwakira umwaka wa 1933, waje kumubyarira umwana umwe w'umukobwa witwaga Gasibirege akitaba Imana akiri muto. Hanyuma ku ya 13 Gashyantare 1942, Rudahigwa ashakana na Rosalie Gicanda, barabana kugeza umwami atanze mu 1959. Gicanda yicwa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Nubwo byari bigoye, Rudahigwa yatangiye gutegeka yumvikana n'ubutegetsi bw'abakoloni, ndetse yaranayobotse Kiliziya Gatolika. Uko kuyoboka niko kwanatumye we n'umugabekazi babatizwa. Babatijwe ku ya 17 Ukwakira 1943. Rudahigwa yitwa Charles Pierre, naho Kankazi yitwa Ladegonde. Mu mpera y'imyaka y'1940 no mu ntangiriro y'1950, Rudahigwa yagaragaje kutavuga rumwe n'abakoloni ndetse n'abapadiri b'abamisiyoneri. Babona ko icyo agamije gitandukanye n'inyungu zabo, kuko Rudahigwa yaraniraga iterambere n'ubwigenge by'u Rwanda. Abakoloni bo bifuzaga gukomeza kurutegeka igihe kirekire. Icyerekezo Rudahigwa yifuzaga guha igihugu cye kigaragarira mu bikorwa byinshi yakoraga. Muri ibyo harimo ibitaribagirana mu mitwe y'abasheshakanguhe bamubonye, birimo nko guca ubuhake, kugabira abakene, gushinga ikigega cyo kurihira abana amashuri b'Abanyarwanda n'ibindi. Iki kigega cyo kurihira amashuri abana b'Abanyarwanda yakise Mutara Fund. Hambere ubwo u Rwanda n'ibindi bihugu bya Afurika byari mu maboko y'abakoloni b'abazungu, abaza amateka bavuga ko abirabura bakorerwaga ivangura rikomeye, aho bahezwaga mu bikorwa bimwe na bimwe, bakabuzwa no kwinjira mu nyubako zikomeye hatitawe ko ari abenegihugu. Hoteli Foko ni hamwe mu havugwa ko hagaragaye ivanguraruhu rikomeye ryibasiye Abanyarwanda, ikaza gucibwa n'uwari umwami w'u Rwanda Mutara wa gatatu Rudahigwa. Hoteli Foko kuri biherereye mu karere ka Huye, ni inyubako y'amateka kuko yabereyemo ivanguraruhu ryakorerwaga abirabura, ryaje gucibwa na Mutara wa gatatu Rudahigwa ahagana mu mwaka wa 1955. Byari bigoye kuhagera utakwinjira muri umwirabura, kuko imbere yayo hari icyapa cyanditseho mu magambo y'Igifaransa ngo Entre interdite au noir et chien, bisobanuye mu Kinyarwanda ngo aha habujijwe kwinjira imbwa n'abirabura. Kuko muri icyo gihe Abanyarwanda bari barabyakiriye bumva ko ari ah'abazungu gusa, kuko hari mu gihe cy'ubukoloni kandi byari bigoye ko umwirabura ahabwa agaciro. Abirabura bake batangiye gukandagira muri iyi hoteli ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, ubwo yageraga bwa mbere muri iyi hoteli akereka abazungu ko atakwihanganira ivangura n'akarengane bakorera abirabura. Mu 1959 ubwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yari akubutse i Burundi, yageze kuri hoteli Foko ashaka kuharuhukira. Nibwo we nabo bari kumwe babonye ya magambo avuga ngo Entre interdite au noir et chien. Umwami yahise arakara bituma yinjirana ingufu.
hari n'abavuga ko yakubise urushyi umuzungu wari uhacunze umutekano ashatse kumubuza kwinjira. Rudahigwa nabo bari kumwe barimo bamurindiraga umutekano. Bakimara kwinjira basanze abazungu bicaye banywa inzoga n'itabi bishimye cyane. Bakimubona ngo baratunguwe, bibaza umwirabura utinyutse kubavogera. Nuko umwami yahise ategeka ko hoteli igomba kwinjirwamo na buri wese nta vangura, kuko ayo magambo yo kugereranya abirabura n'imbwa yaramubabaje cyane. Bituma abwira abarinzi be gukubita abazungu bashaka gusuzugura abanyarwanda mu gihugu cyabo. Nubwo umwami yari amaze gutanga uburenganzira ku bantu bose bashaka kwinjira muri Foko, abayinjiyemo ni bake babyitabiriye icyo gihe kubera impamvu zitandukanye zirimo amikoro make no kuba hari bamwe mu birabura bumvaga bidashoboka ko bayinjiramo. Kuva ubwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yatangiye kujya yakiriramo abashefu n'abasushefu, ariko abanyarwanda batangiye kuyijyamo ku bwinshi mu 1962 igihugu kimaze kubona ubwigenge. Ku ya 25 Nyakanga 1959 Rudahigwa yatangiye i Bujumbura mu buryo butunguranye afite imyaka 48 y'amavuko. Urupfu rwe rukaba rufitanye isano n'uko yarwanyaga ingoma ya gikoroni. Ibitekerezo n'ibikorwa bye byatumye ashyirwa mu ntwari z'u Rwanda. Ari mu cyiciro cy'Imena. Umugogo wa Mutara wa gatatu Rudahigwa watabarijwe imwima ku itariki ya 28 Nyakanga 1959. Nyuma y'uko bari bamaze kwimika murumuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wabatijwe Jean Baptiste, kuko Rudahigwa nta mwana w'umuhungu yasize nk'umuzungura w'ingoma. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yatanze hashize imyaka 13 yeguriye u Rwanda Kristo umwami mu muhango wabaye mu 1946, akaba ari nabwo yari amaze kubatizwa akitwa Charles Léon Pierre. Mu bantu bose baganirije abagize uruhare mu kwandika igitabo bise History of Rwanda from the Beginning to the 20th Century cya Deo Byanafashe cyasohotse mu 2016, nta n'umwe uhuza n'undi ku mpamvu yo gutanga kwa Mutara wa gatatu Rudahigwa. Bamwe bavuga ko yishwe n'urushinge rwa penicillin bamuteye ageze i Bujumbura, aho yari agiye gusaba abakoloni b'Ababiligi kureka u Rwanda rukigenga. Ni mu gihe abandi bavuga ko yazize kuva amaraso imbere mu bwonko, ibyo bita kuvira imbere. Abandi ngo yazize kwitanga mu muhango. Mutara wa gatatu Rudahigwa yishwe ku kagambane k'abakoloni b'Ababiligi batamushakaga kuko yari amaze kubabera inzitizi muri politiki bari bashyize imbere yo gutanya abantu kugira ngo babashe kubayobora. Ababiligi bamaze gusimbura Abadage nyuma y'intambara ya mbere y'isi. Mutara wa gatatu Rudahigwa ashimirwa byinshi birimo kuba yarazanye impinduka zateje imbere imibereho y'abaturage no guca ubusumbane. Aha urugero rutangwa ni uko yaremeye gutanga zimwe mu nka ze mu gihe cy'inzara ya Ruzagayura. Mu bindi bigwi bye kandi harimo kuba yaranze akarengane kugeza ubwo yiyemeje kuba umucamanza mukuru mu rukiko rw'umwami Nyanza, no kuba yarateje imbere uburezi tutibagiwe no kuba yarakuyeho ikiboko. Ku ngoma ye kuva mu 1931 kugeza mu mwaka wa 1959 mu Rwanda hashinzwe amashuri menshi, arimo Koleji y'Igatagara yaje kwimukira i Bujumbura yitwa Collège International des Espirites, ishuri ry'abayisilamu i Nyamirambo ku Ntwari, amashuri y'abarayiki hirya no hino mu gihugu yarubatswe, n'ishuri ryitwaga irya bene Mutara. Mutara niwe muyobozi w'ikirenga w'u Rwanda watunze imodoka ndetse akagendera mu ndege bwa mbere ubwo yari agiye mu ruzinduko mu gihugu cy'Ububiligi. Abanyarwanda bamwe bafata Mutara wa gatatu Rudahigwa nk'impirimbanyi y'ubwigenge bw'u Rwanda ku rwego rumwe na Patrice Lumumba wa DRC na Louis Rwagasore w'u Burundi. Nshuti bakunzi ba Mwai Media TV, rero tubashimire umwanya mwadutije, tubashimire kwitanga kwanyu muri iki kiganiro, mukomeze kudushyigikira mukora subscribe, like, share ndetse na comment. Haba hari ushaka kutubwira igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ubusabe, watwandikira muri comment section munsi y'iki kiganiro.
kandi haba hari umuntu ushaka yuko twazagarukaho cyangwa se andi mateka ariyo yose watwandikira, bityo natwe tukabona aho duhera tubagezaho ikiganiro cy'ubutaha. Mwakoze cyane, tuzahure mu kiganiro nk'iki.